Yes, nongere nkwifurize kugubwa neza cyane wowe ukurikiye Mani Dukunda Media, urasuzwa nanjye Boni Buranga. Ndizera ko uri kugubwa neza cyane. Niba kandi utameze neza, reka nkwifurize kumererwa neza, biraza kugenda neza, hamwe no gusenga, hamwe no kwihangana. Ndabizi ko twese ku isi ntabwo tuba tumerewe neza, ariko ibihe birasimburana. Iyo utari mu bihe byiza, ubutaha ugera mu bihe byiza, waba uri mu bihe byiza nabwo bigashoboka kujya mu bihe bibi. Nuko nyine niko ubuzima buba bumeze. Reka rero nkubwire yuko twagarutse nanone turi kumwe na Chorale. Uyu munsi turi kumwe n'urubyiruko, turi kumwe n'abantu bakuru bose bibumbiye hamwe muri Chorale yitwa Angelus Day. Tukaba rero tubahaye ikaze kuri Mani Dukunda Media. Muraho neza mwese? Muraho neza. Mumeze neza? Tumeze neza. Murakeye cyane kabisa. Ikintu cya mbere umuntu yabona nuko mwambaye imyenda isa, ibara ryiganjemo ni icyatsi kibisi. Ntabwo nzi impamvu y'iri bara. Reka mpere kuri uyu mugabo mubaza iri bara risobanuye iki kuri mwe ko mbona mwese abenshi muryambaye. Banza twibwira ariko. Murakoze cyane. Mbanje kubasuhuza. Yego turakwigirije. Mani Dukunda TV. Amazina yanjye nitwa Niyonsenga Felix. Nkaba ndi umucungamutungo w'ikorari muri imbere yanyu. Warubajije ikibazo cyiza. Iyi myenda y'icyatsi ariko nta nubwo ari ribara ryonyine tugira. Twahisemo icyatsi gisobanura icyizere. Icyatsi icyizere. Mufite icyizere. Hanyuma ndabonaho inuma, sinzi niba ari inuma cyangwa umumarayika. Marayika. Okay. Ni umumarayika afite trompete. Okay, ubwo biratumana nakubaza Angelus Day, iryo zina ryanyu risobanura iki mu Kinyarwanda, kuko numva ari ururimi rutari urw'inaha iwacu. Nuruhe rurimi? Ni Kilatini, risobanura umumarayika w'Imana, ariko bivuga umwe, ariko kubera ko urwego rwa Kiliziya rwashyizeho abamarayika bakuru batatu, nibo kwisunze nka Chorale Angelus Day. Angelus Day. Mukaba muturutse ahagana he rero? Hano mu murwa wa Kigali cyangwa mu ntara? Chorale Angelus Day ibarirwa muri Diocèse ya KABGAYI, muri paroisse ya Saint Andre, bakunda kwita igitarama. Igitarama bataramire. Abanyagitarama turabasuje mwese, abantu hariya igitarama imuhanga mu mujyi, ndetse buriya na Ruhango nayo muraturanye buriya. Yego. Ni mu gace kamwe. Mwese rero tukaba tubahaye ikaze, abantu banyu tukaba twabazanye uyu munsi, nabo bakaba baje gutwika kuri Mani Dukunda Media. Yego. Yes, ahangaha rero nta kindi kiba kibazanye no gukora injyana zitandukanye, n'ubundi zitanga ubutumwa kandi zigamije ivuga butumwa nyine muri rusange. Hanyuma kubera iki mwahisemo ako kantu ka marayika? Kuki mutahisemo ikindi kintu? Yego, murakoze cyane. Reka ne kwiharira ijambo. Iyi Chorale yacu irimo abantu bakuru, nkuko mwabibonye, igizwe n'urubyiruko, dufitemo n'ababyeyi, ariko reka nta ijambo mugenzi wanjye akinsubiriza. Okay, naze kabisa, ndamubona sinzi ni uri umupapa, uratwibwira. Murakoze, nitwa Egide Nduwayezu, ndi umupapa. Nkaba muri Chorale nshinzwe ibijyanye na tekinike. Kwisunga rero abamarayika b'Imana ni ikintu cyiza, n'abamarayika barinzi. N'ubusanzwe mu buzima bw'umukirisitu buri wese agira marayika we murinzi. Mu murimo rero wiyogeza butumwa ryo kuririmba, twashatse kwisunga abamarayika, kuko n'ubusanzwe no mu mirimo nabo ubasanga mu bice bitandukanye by'iyogeza butumwa. Yego. Urakoze cyane. Chorale imaze igihe kingana iki ishinzwe? Chorale yatangiye 2017, ariko itangira neza ubutumwa muri paroisse ya Gitarama 2018. Okay. Mu kwezi kwa 4. Yes, urakoze cyane rero. Reka tureke gutindira cyane, abadukurikiye bari kwibaza bati uru rubyiruko, aba bantu bakuru bose bari hamwe, amajwi yabo yabameza ate? Ndashaka ko mubumvisha rero ibintu bibarimo kabisa, tala yanyu cyangwa se ibyo mukunda kugaragariza aho muteranira cyangwa se aho musengera, mudukumbuza ibyo bihe ku buryo umuntu uri Kigali yazaza kabisa aje hari iwanyu, aje kureba ko muririmba. Murakoze. Iyo turi ahantu nk'aha mu kwireka abadukurikiye no kubaha ubutumwa buri mu ntego yacu,
reka tubakumbuze ku ndirimbo yubahiriza korali yacu. Angelus, Angelus Dei, Angelus Dei, Angelus nuko ibintu biba bihagaze hano kuri Mani Dukunda Media, nta muntu numwe tujya tuzana hano woroshye. Ngira ngo wabyumvise ko amajwi ni nka yaba marayika, nkuko nyine nubundi bitwa Angelus Dei baririmba neza cyane neza cyane neza cyane. Ubundi hari ukuntu abantu bajya batekereza ko ibintu byiza cyane biba hano mu mujyi wa Kigali gusa, ariko ngewe ndemeye bitumye mfata umwanzuro ko one day nshobora kuzamanuka nkajya hari KABGAYI ngiye nkaza kubareba. Kabisa ni ibintu byiza cyane, mufite amajwi ari ku murongo, urumva ko murarimba mu buryo buri professional. Ibanga ni irihe? Reka mbaze umuntu, reka mbaze uriya mu mama, ibanga ry'uko kuririmba neza cyane ni irihe? Twibwire, kubera ko ibintu ndumva hano biryoshye cyane, ndashaka kumenya akabanga kanyu nakahe. Murakoze. Nitwa Uwababyeyi Konsole, umumama w'abana babiri. Ibanga dufite mu kuririmba nuko dufite abatekinisiye bazi umuziki kabisa, bazi kugorora amajwi, bazi gufata ijwi ry'umuntu uwo ari we wese uri muri korali bakaritunganya kugera ku rwego tutazi bizagarukira. Ku rwego tutazi. Hanyuma reka nkubaze ikibazo, biroroha kugira ngo ibi bintu mubigereho cyangwa bisaba akazi kenshi? Murepeta nka kangahe mu cyumweru? Biroroha ariko nta nubwo byoroha cyane. Bisaba kuba ukunda korali kandi bigasaba ubwitange. Turepeta 3 mu cyumweru, kuwa mbere, kuwa kane no kuwa gatandatu. Ubwo rero bisaba nyine ubwitange, cyane cyane ko tuba no mu mujyi ntabwo biba byoroshye. Okay, harya mu mujyi wa Muhanga. Okay, mpera mikrofone uyu mwana w'umukobwa mubaze ikibazo. Bite sister wacu? Umeze neza? Ndabona wanezerewe cyane ariko. Unejerejwe niki? Egereza mikrofone. Kuba ndi hano byonyine byo biranshimisha. Kuba uri hano byonyine. Hanyuma umaze igihe kingana iki muri iyi korali? Ntabwo ari igihe kinini, mazemo amezi 4. Umazemo amezi 4? Aha, ngiye kukubaza, uri umwana w'umukobwa, sinzi, ndakeka niko mbitekereza. Niko bimeze? Watubwiye ko witwa nde? Ishimwe Emeline. Ishimwe Emeline. Hari abana b'abakobwa hano hanze bibaza bati ubundi kujya muri korali bimaze iki? Suguta umwanya.
kubera icyo atari uguta umwanya ntabwo ari uguta umwanya kuko bituma ugira inshuti bigatuma wisanzura mu bakuru ikindi kandi ukamenya no kwisunga Imana binyuze mu butumwa bwo kuririmba. Ubu ufitemo inshuti nyinshi hano cyane ni nk'umuryango. Mu buryo bwo kwisunga Imana se ntiwayisunga utari muri korali, wenda uza gusenga nyine ku cyumweru, kuri Noheri, kuri Pasika? Buri wese nyine agira ibimufasha. Hari igihe umuntu yumva ko gusenga gusa nta kindi kintu barizwamo ariko kwisungana n'Imana, ariko ngiye kujya muri korali nibyo bimfasha kurusha nyine uko najya nsenga gusa. Hari icyo wumva urusha abandi bantu bari hanze bumva babica amazi ibintu byo kujya muri korali nk'iki? Mbarusha ibintu byinshi cyane. Bituma menyana n'abandi bantu, bigatuma ahantu hose ngeze ntakisanzura. Wakwisanzura. Urumva ko bya bintu ari byiza cyane kabisa. Ni byiza ku bantu b'urubyiruko. Reka mpamagara uriya mu mama yegere hano hino. Ngwino kabisa. Mufashe mikrofone nta kibazo. Twibwire mama. Ibwira abakurikiye Mani Dukunda Media. Murakoze. Nitwa Mukanyabyenda Josephine. Nkaba ndi umumama w'abana babiri. Harya nta kintu ushinzwe muri korali? Nshinzwe ijwi rya mbere soprano. Aba bakobwa nibo batoza? Hanyuma kuba uri kumwe n'urubyiruko nkuru muhuriye mu gikorwa, urabona haba harimo intera y'imyaka, biguhiye experience cyangwa ni icyo ubyungukiramo, ni icyo ubibonamo? Gereranya wenda n'abandi bamama muri mu kigero kimwe baba batabashije kuboneka mu bikorwa nk'ibi. Cyambere kuba iyo ndi kumwe n'urubyiruko nkuru nguru biranshimisha cyane. Cyambere cyo bituma utanasaza ukomeza kuba umujene. Komeza kuba umujene ukamera nkabo. Nyine ni byiza cyane. Hanyuma se ya minsi ya repetition kuboneka biba byoroshye, kubihuza na gahunda z'ubuzima ziri hano hanze birakunda? Nyine bisaba ubwitange. Burya iyo ukunda ikintu uragiharanira kandi ukagikora. Kuba uri muri korali hari ikintu bijya bigufasha uri nko mu rugo noneho wavuye muri korali watashye? Ibi birakimfasha cyane. Nk'iki urugero? Icyambere nko mu rugo ntabwo nyapfa kurakara uko niboneye. Abapapa ahantu muri mwohereza abamama abagore banyu muri korali niba mushaka imibanire myiza. Ibaze kuba ufite umugore utajya urakara. Byaba ari birifuzwa cyane. Komeza nayo nguciye mu ijambo. Ntabwo ujya upfa kurakara, niyo bije gatoya uhita wibuka aho wavuye, ugasanga utera indirimbo ukaririmba, bwa burakari bugashira, cyangwa waba ufite nk'agahinda kagashira uri kuririmba, ukumva yuko nyine hari icyo urushije abandi babyeyi batari muri korali. Urakoze cyane. Ni Mani Dukunda Media, turi kumwe na Angelus Day, akaba ari korali yahariya nyine muri Diocèse ya KABGAYI. Hanyuma ni paruwase yihe? Saint Andre Gitarama. Muririmba buri munsi se? Buri munsi, buri cyumweru? Ni ryari umuntu yahuza namwe akaba yababona yatembereye hari iwanyu? Nkuko konsole yabivuze, tugira repetition kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa mbere, kuwa kane no kuwa gatandatu mu kiliziya. Hanyuma tukaririmba mu kiliziya rero bijyanye na gahunda ya paruwase hamwe n'andi makorali. Murepetera he umuntu azaze kubavumba kwijwi? Turepetera hariya mu kigo cya Iseka, Kaminuza Gatolika ya KABGAYI. Mu masaha nimugoroba saa 11 akazi karangiye, abantu bashobora kuza bakadusanga kuri iyo minsi. Kugeza ubu mufite indirimbo zingahe zasohotse? Hari izo mufite zasohotse abantu bazikura he nizihe? Kugeza ubu dufite indirimbo eshatu ziri hanze ku muyoboro wacu wa YouTube, Chorale Angelus Day. Izo ndirimbo hari iyo abantu bamenye cyane, yavuga ngo nimuze twese dushimira Imana, rugira twese dukesha ubugingo. Hakaba n'indi Nyagasani wenyine. Hari n'indi
itaragira amashusho yitwa uri imana gusa hanyuma tukaba turimo no kubategurira indi nayo iza gusohoka vuba ahangaha. Okay, korali yanyu channel yanyu yitwa Chorale Angelus Day. Yego. Okay, abantu bajyeho bazirebe, abantu bareke kwifungirana hano mu mujyi ngo bumve ko ibintu byiza biri hano mu mujyi. Ngewe rwose ibi bintu mboneye aha byantunguye kubera ko mbonye ko muzike ntabwo igira imbibi, ntabwo igira imbibi kabisa. Muraririmba neza, abana b'abakobwa, abagabo hariya n'abasore, abantu b'abamama, ukabona ari ibintu biryoshye bimeze neza. Hanyuma rero mu bijyanye n'imibanire yanyu mubona bigenda neza, mu bijyanye ndavuga no kuba mumeze nk'umuryango, ese mufite urukundo hagati yanyu? Mubona hari icyo bifasha abantu cyangwa no guhura muje gutwika gusa, muje kuririmba? Urakoze. Nkuko ngira ngo abantu babyumvise mu ndirimbo twabanje imuni yacu, igitero cya mbere nicyo kivuga, ni nayo siroga yacu, ni nayo ntego yacu, ubukristo bushyigikiwe n'ubuvandimwe butaretsa. 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 Cyo kinyarwanda gisobanuye iki? No kuvuga ubuvandimwe burambye, budahagarara, budashira. Reka tubishimangire uburyo ubukristo bushyigikiwe n'ubuvandimwe butaretsa. Ubukristo bushyigikiwe n'ubuvandimwe butaretsa. Aho ngiyi intego yacu rero, kandi bitari mu magambo gusa. Okay. Yes, reka noneho mudushyireho indi ndirimbo imwe tugaruke mu kanya tugenda tureba ibindi bintu tutavuzeho, ariko amajwi yanyu turayakumbuye, misemba kumbura aka kanya. Muturebera indi ndirimbo imwe muririmbeho agace gato ubundi dukomeze. Nyagasani wenyine niwe rutare rwanjye n'agakiza kanjye. Nyagasani wenyine niwe buhungiro butavogerwa, sineze guhungabana. Imbere y'Imana yonyine umutima wanjye nihugubwa neza, sineze guhungabana. Agakiza kanjye kose niyo gakomokaho, sineze guhungabana. Nyagasani wenyine niwe rutare rwanjye n'agakiza kanjye. Nyagasani wenyine niwe buhungiro butavogerwa, sineze guhungabana. Yes, Nyagasani wenyine niwe rutare rwanjye, niwe buhungiro butavogerwa, sinteze guhungabana. Abantu biragije Nyagasani nyine, ubwo iryo niryo banga baba bafite. Chorale Angelus Day akaba ari cyo bari kutubwira kuri uyu munsi. Turi kuganira rero nabonye ari abantu bishima cyane, bakanezerwa, bakagira urugwiro. Ariko reka mpamagare uriya mutipe uri inyuma ambaye ikote ry'ubururu, egera hino. Umeze ute? Ewana meze neza. Umeze fresh. Okay. Amazina yawe ninde? Amazina yanjye nitwa Habimana Faustin. Habimana Faustin. Ewana, ariko ntabwo wabura umuhanzi ku giti cyawe? Oya. Aba ndo umuhanzi ku giti cyanjye, gusa no muririmbyi. Uririmbira Imana. Uririmbira Imana. Apartoma yawe buriya. Nkaba ndi n'umwanditsi bisanzwe. Uri n'umwanditsi w'indirimbo? Oya. Nandika inspiration. Okay. Noneho impamvu nguhamagaye, nawe ahangaha ugiye kuba uhagarariye abasore bagenzi bawe, uracyari umusore? Yego. Noneho hari ikibazo ngiye kukubaza. Iyo urebye urubyiruko ruri hano hanze,
ni ibihe bibazo birwugarije cyane cyane urubyiruko rw'abasore nkawe uza hano ukaririmba cyangwa se aho muteranira muririmba ugira ibihe byo gusenga, ni nk'iki wabwira abantu gusengera, abantu bafite icyo kintu ku mutima cyo kuba basengera cyangwa se ikintu bashobora kuvuga bati iki kintu tukereka Imana, nk'uko uza ukaririmba ibyo byose ubona ubuzima bwo hanze, ubona n'ubuzima bwo mu kiliziya bwo mu nzu y'Imana. Ni ibiki byugarije urubyiruko ubona ushobora kuba waracitse warabitorotse kuba wibereye ahangaha mu nzu y'Imana? Murakoze. Ni byinshi, ni byinshi, ariko umuntu ashima Imana ko ibyo aba yaracitse. Murabibona mw'imyaka yacu ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu bigoye bijyanye n'imyaka yacu n'ubushyuhe, ntabwo biba byoroshye. Turi no mu gihe cy'izuba rikomeye cyane. Nkomeza hano hanze hari ibintu byinshi nyine biba bitari byiza ku rubyiruko. Bamwe bashobora kubona ko ari byiza, ariko nk'umuntu uba warageze mu nzu y'Imana usubiza amaso inyuma ubona ko bya bindi bitaga byiza kuko atari byiza, ariko uri kubitsinda ntitwamenye ibyo ari byo kugeza aka kanya. Kuvuga mu mazina, urugero nko urabona twugarijwe no kugira urubyiruko rwinshi ariko rudafite ikintu rukora. Kuba rudafite ikintu rukora ugasanga rurijandika mu ngeso mbi, ubusinzi, ubusambanyi, ubujura. Aho rero niho ushobora gushidikanya nk'umuntu w'umubyeyi ukibaza ejo hazaza h'u Rwanda rw'ejo hazaba hameze gute iyo urebera hanze. Ariko iyo ugize Imana ukabona umusore cyangwa inkumi wagiye mu bintu by'Imana, ushobora kuvuga ati wawu, ejo byibura hari icyizere yuko abangaba bazabasha guhindura bariya bari hanze. Ntabwo bitangira ako kanya kuba wahita uhindura umuntu wibereye hariya mu gacupa, wibereye mu bakobwa, ngo uhite umuzana mu nzu y'Imana, ariko gake gake no kumusengera igihe kiragera akaza. Nk'umuntu wandika ibintu biri inspirational, gerageza ubakubite imirongo ahangaha akapera ibintu utekereje aka kanya, baha ubutumwa kuko uhawe platform yo kubabwira. Aka kanya uhagaze muri Chorale Angelus Dei uri kuri channel ya Mani Dukunda Media, gira ikintu babwira nk'amasegonda make. Ibisubizo byose Imana ibiduhera mu rukundo dukunda bagenzi bacu. Gira umugisha. Amina. Okay. Mbere ku rukundo, hari ukuntu ubona abantu nkamwe mwagiye muri korali cyangwa se muri mu bindi bikorwa by'ivugabutumwa, ugasanga nk'abo bantu murabegezayo cyane, nyine harimo intera. Ntekereza ko urwo rukundo uvuze namwe murubereka, mukagerageza kubasanga mubazana kugira ngo babone ko hari icyo mwabarushije, ariko nanone mubakunze mutabaciye. Ni ibintu byiza cyane, tuba turi kugira ngo dutangiremo n'ubutumwa. Birumvikana dukenera urubyiruko rwiza rw'ejo hazaza. Hanyuma ninde ngwino hano ngwino nawe utubwire, ibwira abadukurikiye, hagarara aho ngaho. Murakoze. Amazina nitwa Nitanga Ganza Jean Aimé. Okay. Ijwi rya tenor. Okay. Turakwishimiye cyane kukwakira hano kuri Mani Dukunda Media. Murakoze cyane. Hanyuma iyo urebye ibikorwa murimo, ubona icyerekezo cyanyu ari ikihe nka Chorale Angelus Dei? Ni ihe vision mufite cyangwa se ni iki mwifuza kuzageraho? Murakoze. Angelus Dei ni korali wenda ije vuba, ariko ifite ahazaza harambye. Harimo abantu bakuru badufasha, harimo abana batoya, nyine harimo ingeri zose. Twifashisha cyane cyane indirimbo zirimo mu gushimira Imana, mu gusenga. Biradufasha cyane ko buriya baravuga ngo urimbye neza abasenze kabiri. Biradufasha cyane. Ibikorwa bimwe na rimwe tugiye dufite, indirimbo turi gusohora, abantu banazirebe kuri YouTube channel yacu, kuri Angelus Dei. Tubitegeho iki mu gihe kizaza? Nyine icyerekezo ni ikihe? Iyo muganira muba mwumva mwifuza guhindura iki? Dufite amakorali menshi hano hanze, ariko ni nk'iyo focus yanyu cyangwa iki muzibandaho mu butumwa bwanyu? No gushima Imana, cyambere no gushima Imana cyane, gusenga, kwitagatifuza. Murabona hano hanze abantu babaye abapagani bikomeye. Oya, ntago ari kuvuga ngo n'abapagani, ariko urabizi twiyambaza umumarayika murinzi.
ni ugusenga dufashijwe n'uwo mumarayika w'Imana bakadufasha cyane tugasenga kuko n'indirimbo zacu akenshi zirimo gushima Imana cyane no gusenga. Hari n'ibindi byiza biri imbere, n'indirimbo nyinshi cyane tubafitiye, ariko ubwo icy'ingenzi ni ukwitagatifuza, gusenga cyane. Hari icyo wamwunganiraho? Yego, ndashaka kumwunganira. Waruvuze uti hanze hari korali nyinshi, ariko korali nyinshi ziri hano mu gihugu cyacu muri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda by'umwihariko, inyinshi usanga ubutumwa bwazo burangirira aho muri paruwasi, aho muri paruwasi bakabikora kandi bakabikora neza, ariko Angelus Day twe twifuza kurenga aho ngaho, twifuza kurenga aho tukagera kure hashoboka, tujyanye n'ibi bihe turimo byifashisha ikoranabuhanga, kugira ngo iryogeza butumwa ntiribe gusa iry'igitarama aho dutuye, ahubwo rigende rigere kure. Impamvu nyine uko yabivugaga Ganza, turimo duteganya indirimbo nyinshi muri ubu buryo, turimo tuzitunganyamo kugira ngo zigere kure, kandi noneho bifashe ikindi nacyo ni ikindi cyerekezo n'urubyiruko mubona hano n'abandi bataje barushaho gukura bakuriye muri uwo murimo w'iyogezabutumwa, bigenda bibafasha kwiyubaka mu bukristo, bibarinde bya bindi Faustin yavugaga. N'ubundi numva bifitanye isano no kwitagatifuza. Yego nibyo rwose, ahubwo nuko ubishyize mu magambo yoroshye cyane kubyumva. Yes, turi kugenda twerekeza ku musozo rero. Korali Angelus Day muri kuyibona, ariko nanone ibikorwa byanyu turi kubyumva, twizere ko mutazacika intege ngo muze mukore ubundi tujye tubabura. Niko bimeze? Oya mwaje muje? Turahari kandi turahari birambe, dufite marayika murinzi. Okay, ngaho ijambo uwo mwana w'umukobwa. Yes, amakuru yawe? Meza. Witwa nde? Igena Juliet. Kuba uri muri iyi korali urabyumva ute, wabitangazaho iki? Ni iby'agaciro kenshi kuko iyi korali igenda inzamura, aho nacitse intege mpita numva ko n'indirimba ibyo byose biri konshi intege biri bushire. Ese mugira igihe cyo gusenga? Yego. Neza mukumva ibintu bimeze neza? Kumva turi mu Mana imbere. Bana, nibyo kabisa. Urubyiruko rusenga turarukeneye cyane hano hanze. Wa mugani hari ibibazo byinshi cyane, abantu nsigaye numva ngo nta myaka 100, mu minsi iri imbere ushobora kuzumva bari kuvuga noneho ngo nta 50. Ikigero cy'ubwihebe no kwangiza future cyangwa ejo hazaza kiri kugenda kizamuka, ariko nizere ko atari ko bimeze kuri mwebwe. Iwacu nagaruko bimeze. Iwanyu mumeze mute? Dufite intego yo kugana ku Mana, byose tubitura Imana. Ese muri korali yanyu byaba byemewe gukundana? Yego. Oya, ndavuga gukundana hagati y'abahungu n'abakobwa. Yego. Hari n'abajya bashyingiranwa. Byarabaye? Yego. Turabashyingira. Uzi ko bya bintu harimo inyungu nyinshi. Nta kidahari byose. Ibintu byose biba bihari. Ariko wa mugani baca umugani mu Kinyarwanda ngo ijya kurishera ku rugo. Nta mpamvu yo kujya gushakira kure, kandi ufite umuntu mwese muri mu cyerekezo kimwe kandi mugana mu Mana. Hanyuma se kubijyanye no gukundana n'inkundo ziri hano hanze, kuba waba uri muri korali hari ikintu ubona bigufashaho ugereranyije no kuba utaburimo? Ngaho tubwire. Umuntu uri muri korali mukundana mu Mana. Gukundana mu Mana muhujwe n'amasengesho, umva ko nta hantu mushobora gutandukira ngo mukore ikibi, kubera ko mwese muba mufite imyumvire imwe, kubera muba muri na bamwe mu rukundo rw'Imana. Amina. Urakoze cyane. Okay, muzadutumire bamwe muri mwe nibagira. Nsigaye numva abantu bamwe bavuga ngo nukudohoka. Wagira ngo kudashaka nibyo byabaye normal, nibyo byabaye ibisanzwe. Nsigaye numva hano hanze ngo runaka yadohotse. Ariko mwebwe rwose ni byiza cyane. Yes, reka tugane ku musozo rero. Sinzi na hari ubutumwa waba udufitiye cyangwa se uhagarariye korali muri aka kanya, icyo watubwira, icyo duteganyiriza cyangwa se icyo wasaba badukurikiye tugana ku musozo. Mbere na mbere turashimira
mani dukunda media tuvuga ko mwanahisemo akazina keza iyo mani bakunda natwe iradukunda amen niyo mpamvu tubaragije umumarayika murinzi wacu namwe rwose abayobore turabashimira cyane muri intambwe zacu namwe akomeze kubayobora kandi turanashimira abakurikiye mani dukunda TV muri abagaciro cyane tubashishikariza no gukurikirana ibihangano byacu kuri YouTube channel yacu Angelus Day Chorale Chorale Angelus Day tubabwira ngo turabakunda cyane bakore na subscribe bajye babibona yego cyane rwose mu izina rero rya Chorale Angelus Day turabashimiye hanyuma indirimbo yindi tuyitegereze ryari indirimbo yindi mugomba kuyitegereza bitarenze ukwezi bitarenze ukwezi okay nizere ko izaba ari nziza cyane twiyemeje kubaho ibyiza hanyuma mudusoreze rero muturimba indirimbo ya nyuma dutarama dusoza dutaha yego umutima wuje ibyishimo bigukomokaho icyampa nkamenya kuvuga nanika nkaminuka impera z'ibihe nzahanika ndetse ibicu n'ibicuro by'uyu mutima waciwe n'inganzo n'inganzo yo kukurata bihoshe nibutse ibihe n'abo wagabiye kubigenga kari wowe Mana kandi wenyine uri Mana gusa. yes byari byiza cyane reka tubanze turebe uko muza kubivugaho cyangwa se comment zanyu muzandike ahangaha munsi kuri mani dukunda media nyine ubundi mutubwire uko mwabonye iyi korali mutubwire kandi niba mwifuza ko tuzabagarura ubundi tuzabagarura kabisa mukurikirana ibihangano byabo reka tubashimire cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu yes niba kandi wifuza ko ukorerwa indirimbo nziza cyane ngira ngo umaze iminsi wumva indirimbo za Catholic All Stars nk'iyitwa mani dukunda n'izindi zose zakozwe na producer Emmy mu buryo bw'amajwi ndetse na Emmy Pride mu buryo bw'amashusho ushobora rero kuza muri studio ya Universal Record nawe bakagukorera ubundi ugasakaza ubutumwa hano hanze dukeneye abantu baduha ubutumwa njye rero nari Boni Buranga reka mbifurize kugubwa neza cyane Imana ibarinde bye bye